sister, va? Sister, inte. Mabuja zanya wandasisa. Mabuja zakuzanya ngiye. Mabuja nase ibiro bibiri wantu. None sizanye basi n'ibirungo byose. Biturungo se? Keretse kandi harya bakita kaonje. Niba ari makine. Ntabwo byiwe. Uyisizeyo? Ntabwo. Ubusuzanye? Ese Mabuja nari nzi ko duhari. Ibintu umurera ntabwo ari byo. Reka ngwereke. Ndaziteka kandi bitarimo biryo. Numva nkubwire. Ntabwo uri buziteka atari icyo kirungo. Subirayo. Ugenda ukizana kandi noneho utevuga ujye guteka. Gira vuba. Oya ntukajya wituma amaja usubirayo. Ndabizi n'ibyo ushaka mu muhanda hari. Nta kibazo Mabuja. None amakayageze kurangaye make ukatuye pake mayasi tundi tuntu nashakaga asante Satu nangai. Sawa mukaje n'abamugezeho kuza gutuma abahungu bacu. Akujungaturira abantu, jungaturira kandi umukiriya. Yes, allo. Sabos. Amakuru ni meza wowe. Agabasi jya wihangana mani ntago biba byoroshye umuzigo tuba tugerageza gukora ariko nyine nubizi ndi mu kazi. Mukanya ndabankugezeho mu turimo turapakira. Umuzigo noneho nzanye mwinshi. Ushize byagenze nabi se. Noneho ndashiramo akantu ugira ikibazo nubizi. Ngiye kuvugana nabo nanjye ngiye kuvugana nabo mbabaza aho bageze gusa twavuganyeho mu gitondo bambwira ko barimo gupakira nabo mukanya ngiye kubategera kuri hahandi nyine ndabambutsa den nkomeze nyine nze tu nka saa sita biraba bihageze bose wigira ikibazo sawa reka ntago biba byoroshye manya na leta bitugurukaho nubizi mani ntago biba byoroshye Ako kandi jye wongeramo nakantu nawe nyine abasore babamereye nabi nanjye. Sawa nani. Sawa ubona tagera ndakubwira. Bari tini mwishyamba mangu cyangwa batanyura. Abaye nyeshyamba. Mpamvu ko gushiramo agashara gafatika nyine nanjye nkajya nkora akazi nishimye n'abasore banjye nabo bakishima. Bibi murokore. Narakubwiye. Nzajya nguteza imbere. Urakoze kabisa ni karibu. Umva. None ndabirangura byose. Amafaranga sura afite. Wiki. Ubuze reka nkubwire. Ni mwajyaga mwigira ngo abakiri ubu tugiye guteka inyama. Ibirungo byose ndashaka ikintu cya mbere. Ibirungo by'inyama tugiye kurya inyama. Ibirungo byose urabifite bya onja bya tayari. Birahari cyane kabisa. Okay, ndashaka onja na tayari byose. Noneho ituma na twatundi twa za kirida. Koresha kwe ngibi ndabikoresha rwose no akarapfuye ariko nta kibazo reka kangaka iyo kageze ngo tutase ngo nkageze imbere ya mabuja nyine ntabwo yakara ariko ndashaka n'amajyani reka ariko utamutse reka yasiye shaka ushaka icyata iyo ngayo rwose ahubwo cyari ukuntu nari kureba mani akantu k'akamace mbona birazima niba arabuno aya sabitomena abitomena ntabwo nose bitomena ko ndazigurisha ndazifite abitomena abunoma okay ntabwo nari mbizi ntabwo ari abutomena abunoma ituma none ibi ngibi byose nangahe ibi byose ni amafaranga ibihumbi
bitatu ndapfe n'amafaranga se ko nyafite umva kari makeya amafaranga ndayafite yazane reka nze wayabonye ni beneri kabisa ntashobora no kumba n'igihumbi cyangwa bibiri ariwo mukira wa mbere nakiriye narakubwiye wowe nyitega ariko uzagura akantu uzutera ibirondora byihorere ibi byose ejo uzajya kurangura reka oya sha ni ukuri kw'Imana ndagushimiye urakoze ese si byinshi noneho ndishyura ngahe zajya mwongeza ariko rero neza uzagura n'akantu ubwo bose azajya bibona akishima uzageza aho gure n'akantu akantu nzakagura rwose ntugire mba naguteje imbere nakwibutse nako narifite ukaba nagera muri uyu mujyi do maze no kubibasa maze kubyimba do ituza kandi nyiri mu cyaro nendaga guhera reka nubizi se nkigera hano mu mujyi ni inkoko uruzi usigaye wirira inkoko gusa inyama gusa naho ngubu ntubibona iyi ngiyi tugiye kubirya ubu inyama waziguze se wagiye kuzigura iki ntabwo bizi noneho ariko se harya twa tuntu twa tuntu tujya tugira narindi kuri sinzi ukuntu nari oya narebaga televiziyo mbona abonema abudomino abudomino mfite rwose ibyo mbabwira nawe urambaza abudomino kuko nagara abudomino abonema ase nawe uzi impamvu se buriya impamvu kambaje rero nuko ntabwo mfite niyo mpamvu aratabona ahubwo buriya najya kukareba ahandi haruguru kwa noza nta kibazo aho nagara abudomino nawe urancanganye nawe uranyemeje numva ko mfashe abudomino noneho naguze nzakubwira nzagusura nkakubwira bose sha bose buriya arakaze muze ntungaruje neza ntabwo yose siga ndakoze nawe ku mafaranga uburoze sha bikaze nta kibazo ubwo noneho nzajya nza buri gihe nzajya nza guhahira ahangaha nta kibazo ntacyo nawe nibagiwe gutuma Kenzo ko agiye kumutuma ariko nagiye kumutuma amayinite nta telefone yari ifite namuhamagara nubwo ari gutuma amafaranga kuyungurira ariko ntacyo ndabanza no kuyigura hatoya mbe nirebera ibindi biri ubwo ngubwo. Claudine meze bite se? Meze neza. Ese ko watinze ku muhanda nta muntu? usa natinze cyane Watinze. aka ntabwo ari cyane Ahubwo se uzanye iki? cyaheze Watinze nk'umuntu uri bugire ikintu azana wenda akazana akarafu. Ubwo se nkaho uzanye iki muri make? cyane n'ikintu nari najyanye Wari wagiye he? najya kugura mitiyo gusa Sure. Ndakuzi wowe ubwo urampishe. ongera ntacyo naguhisha mbwira Ariko ndabona usa nk'umuntu uvuye ahantu. Ni ukuri. Na n'uvuye guhura na sheri. sheri sikongera abasheri benshi Wow, undi nyine mukunda guhura kenshi. wa mukire se nta n'uko twahuye impamvu Ariko urashaka mwese ko watinze uri mu nyine naguraga amayinite gutyo gusa Ibyo ndeba gusa. na karitsiye zanyu ukuntu zimeze None she nubwo mukecuru adahari reka nzashyiremo umurongo wanjye muri iyi telefone mwana we si ubu sinaza kumuvugisha yaba basi nari nzi n'aho aherereye use ko yanze kwaka hakuno mbona muri ino minsi ukuze cyane hari umutuki ntabwo utameze neza uziko nagize ngo ni mama uziko namugiye telefone nkayikakurira adahari ngo ndebe ko navugisha sheri n'isi y'umusa iwe nyimusaba yanyemerera nshaka ariko ubwo wicara amakuru se Anje amakuru ni meza ameze neza ameze neza ariko nyine muri ino minsi nayindi bize mama ararwaye yego rata narakubuze maze igihe nakubona ahandi se umeze ute meze neza ariko ndabona utameze neza shaka ajye kubika iyi telefone mama atayisangana nta kibazo nayo nari nkumbuye ushaka kunanuka ni ngombwa harya urabizi umunsi ushize narabikubwiye ko nabuze umukunzi wanjye rero kuri ubu ndahangayitse
tuza ariko azaza natanazi ko nyine nakunda kujya kutaza ntabwo birimo ni ukuri ndamukumbura uko bwije n'uko bukeye ndamukumbura mbese wabigira ndamutekereza uti ihangane azaza natanazi ko nyine kwihangana gushyira umutima hamwe dore amasomo ntukiga ndiga bikanga urabizi iyo numva ijwi rye iyo namwumva basi no kuri telefone ntabwo numva nekanye muri njyewe ndamukunda urabizi ni ukuri yashata byikuremo pe kandi ihangane sibyo azaza kandi anje nta kundi kuko nta kindi mfite nkora naho mfite icyo nkora ntabwo nakihangana ni ukuri mbese urabigira uti ihangane tuzi ubwe dore waranananutse ndarya se bikagenda ndamukumbura ni ukuri njye no gutamira ikiko nkumva nari kumwe nawe nanamwumvise nkumva ntabwo nuje ni ukuri muri njyewe birambabaje cyane anje tuzi uhame hamwe kandi nizere sibyo none nibishaka gusa cyane rero amagare rero n'uburyo bwo Hello? Biteze? Sawa biragenda. Cyane meze neza. Ndumva nagukumbuye ubwo twabaye icyayi. Mashatse kanya se tukabona tukaganira hasi niba byakunda. Uraboneka nka ryari se ngo tuganire bose. Ntarebe noneho tungenda hari umunsi wose. Ntabwo ndi bujye ku ishuri uyu munsi. Se urambwira kuri fone ndahita nkubwira ahantu duhurira tunarebe. Saba umunsi mwiza. Cya boss cyari kimeze neza. Shanangi yaba nari boss. Ukuntu asanze gikikiye uriya mwana. Ari shadize. Kandi kiriya cyana ni cya kindi nari napangiye kajuru. Boss nasanze yari yagifashe. Wahamagara akajuga nkabimubwira ko boss cya cyana nari namuhaye. Boss nasanze akimereye nabi. Ase boss ko yampaye sha amafaranga ye namuvuye. Ebe none ni boss yageze yaje. Bakibwirira. Biriha. Karame mabuja. Biriha. Karame mabuja. Aja ndi hano nyi. Boss nyine urakora icyanga. Aja boss. Boss iki? Ako jya uvuga ntukagende. Boss.